Yes, nguga neza kandi cyane once again iyi wise uri mu pro Emile mwami cyo speaker mentor I love you so much. Anga tuvuga ibintu bitatu gusa n'ubuzima, business ndetse na network marketing. Ngibisanzwe umunsi tugiye kuvuga kuri network marketing, hazaza kwigira ku masomo amena adufasha gukora business yacu neza. All of you guys ni kwa network marketing, ni mwiteguye gukora network marketing, ni umunsi welcome kuri wise uri mu pro. Kora subscribe, like, share inshuti zawe zikora network marketing ko tuzajya tuganira ibintu byafasha ku buzima bwawe cyane cyane muri mwuga wa network marketing. Kuko baravuga ngo muri network marketing baravuga ngo iyo utiga nta muntu ugufasha, ariko iyo wiga nta muntu uguhagarika. Thank you very much to another masen wamaye iki gitekerezo, warakoze cyane. Hanyuma reka twigire umunsi tujya kuganira ku kintu bita techniques of prospecting. Ni gute mu by'ukuri ushobora kuba wakunguka inshuti umunsi ku munsi zikagufasha mu buryo cyangwa se ubundi, mu buryo cyangwa se ubundi. Kwibutsa ko network marketing ni business y'abantu bose bashaka kwiteza imbere mu buryo cyangwa se ubundi, tagize ikintu kimushingira, ikintu cyo nyishingira ni imitekerereze yawe. I remember natangiye no mu mwaka wa 2017 aho nari umucuruzi w'ikarito mu mujyi wa Muhanga n'umuzunguzayi guys. So byaramfashije umunsi kwiga maze kujya network marketing, narayitangiye biramfasha bivamo umunsi mbondi uyu munsi ndavuga ngo ubuzima ni bwiza kuri network marketing. Niba byashoboka nawe byashoboka, kandi nta kindi kintu bigusaba, biragusaba ikintu kimwe gusa, ubushake, willing, hanyuma ukanakora noshyira mu bikorwa ibyo tugiye kuvuga ahangaha. Nabishyize mu bikorwa birakora, nawe bizakora, I'm so sure. Techniques uburyo ushobora kuwakora umwuga wawe, ariko n'uwere kuba wakunguka inshuti mu bantu mukorana, aho uzakura abakiriya mugakora. Ibyo tuzaza kureba muri iri somo, turaza kureba uburyo ushobora kuba wakora Muri ni igitabo wandikamo abantu muzakorana business, ndetse n'uburyo n'abantu network cyangwa se ubwoko bw'abantu kwa network marketing. Turaza kureba abarimo Muri ubundi ni iki. A name is a list of contact that is the raw material for network marketing business. Bivango a name ni igitabo kirimo amazina y'abantu mushobora cyangwa se mushobora kuzakora cyangwa se muzakora business, ariko nanone icyo gitabo ni imwe mu ntwaro cyangwa se ni imwe muri materiel ikenewe, cyangwa se bivango amazina y'abo bantu ni iki. Navango ni igikoresho cy'ingenzi ukeneye muri network marketing. Kubera iki? Kubera ko mu byukuri abantu benshi batangiye business bagiye kugenda bibaza ngo se nzakura abantu gukorana nabo. Aha muri iri somo uraza gusanga mu byukuri ikibazo ntabwo ari abantu ufite, ahubwo ikibazo ni isomo tawo ryitwa prospect name list. Then iki gitabo gifite niyo ntwaro, ni ngo ni amavuta. It is the fuel for your business. Nicyo kintu kigenda cyongera imbaraga muri business yawe ni gukora network marketing. Then remember, this is not a list of people you think will join the business, but a list of people who can breathe or people who have ear right everyone. Bago kino gitabo ntabwo tuzacyandikamo abantu gusa muzakora business, no, everyone. Zandikamo wari wese ufite amatwi uhumeka muzima ugaragara, uwari wese umuntu uzagarara imbere yawe ukamubona right him or her in that book, umwandika muri cya gitabo. Then nabura kandi ngo igihe ukoze name list, niba ufite team uri mu network marketer, niba ushaka gukora business no gukora business, umenye ko ibyo ukoze nibyo abantu uzahereza bakora mu bazako kuzajya ubigisha. Mu gihe ukoze name list nabo nibyo bazakora, nuko name list nabo bazayikora. So hanyuma unyemerere mubwire aba network marketer batatu tugira mu network marketing. Number 1, 3 kinds of network marketer. Number 1, aho bita poza no umuntu mu byukuri uteye mu buryo ngiye kukubwira. Number 1, they never make a name list. Ntabwo bajya gukora name list aba. Niba uzi neza kuri mu network market ko nta name list igira iwapoza, ariko ushobora kuba byandika uyu munsi uramutse ubishyizemo akabaraga kuko ugiye kuri wise uri mu pro. Number 2, they make a mental list of 3 to 4 5 people. Bivango bagiye iyo wagiye kuri name list batekereza mutwe wabo abantu 2 3 4 5 batekereza ko bazinjira muri business. They hope to join the business and the entire future is based on the response of those few people. Bivango batekereza neza ko abantu 3 4 5 ari bo mu byukuri bazagira gute, ari bateza amahirwe, batekereza ko bazinjira muri business ko bagira iki bakabagira abakiri. Niba uyu munsi muri network marketing, niba atangiye network marketing ukumva ko hari abantu 3 4 5 ko bakwinjira muri business yawe ugahita umukire, iwapoza. Ndabwira ngo it's the time to change. Ni igihe kugira ngo ugire tubihindure. Ikindi abantu kariyeri ya network marketing
ni ntoya cyane. Ikindi nakubwira ngo nanone abantu 80% batajya network marketing, abantu 80% batajya network marketing, all of them they are poza, batangira bafite iyi mitekerereze. So ikindi bumva ko mu byukuri kuba wagira aho ugira muri network marketing, muri business, baravuga ngo ni amahirwe, ngo ni it is lucky. Ntabwo ari amahirwe kugira ngo utere muri network marketing guys. To be successful in network marketing, you have to be prepared. Kuma kubiprepara hanyuma warangiza kugira to have to work. Twabonye mu biganiro byacu byashize, tuzareba ko mu minsi iri imbere. Umuntu wakabiri wo muri network marketing bamwita amateur. Aba bantu ikintu bafite cyane cy'ingenzi ni excitement, ni ibyishimo byo kwishimira umwuga network marketing. Abayumva yasanzeho byabereye, yasanze byacitse tayari nawe ari uko nguko. Ikindi gihari nuko ntabwo bajya bitabira amahugurwa ngo bige, ntabwo bakurikira abahize uri mu pro ngo bige. Nubasharika ino link ntabwo ari buze kurebaho, reka da. Ariko ndakwira ubwiza ukuri ngo nanone aba bantu uvuga ngo ikintu kibagaragara none barajudginga, barapirejudginga, nabwo yakwinjira uriya ntiyakwinjira. It is not recommended for business. Tubaza kuri uko bikorwa neza, sibyo? Ntabwo judginga uvuga ngo yakora ntiyabikora, uvuga ngo arakinyi arakize, no. Let me tell you this guys, kujyanye na judging. Mbere ko kwa network marketing ari umuzunguza w'ikata mu mujyi wa Muhanga. Can you imagine za kumara ngo kwa network marketing? Uyu munsi ndayikora. Kandi arayingejeje. Nishimira kandi muri kuri urugendo ndimo, I'm social, it is so good. Turaryoshye. Hanyuma kugira ngo aba bantu bakora lise abantu batekereza ko bazinjira muri business. Hanyuma ikindi uko lise bakoze igenda igabanyuka, bagenda bumva bigize gute, bagifite ubwoba, babumva babivamo. Iyo bagize amahirwe bahura n'umuntu abafasha kumenya wise mu pro, aho wigira neza mu network marketing, kagufasha mu byo cyangwa se ubundi. Hanyuma ikindi ubwoba bwabo butuma birirwa bameze nk'abiruka inyuma y'iki, bumva bameze nk'abantu bashaka abantu barabuze. It is not like that. Our business ntabwo ari ukwiruka inyuma y'abantu. Our business habo ngushaka kuri cyo attracting abantu bakamenya ibyo ufite n'uburyo byagira akamaro. Reka tukavuga gatatu hanyuma tugikira nyuma dusoze. Aka kazi kitwa professional guys. What they want you to be is to be a professional in network marketing. Niba ukurikira wese ni pro, umunsi ku munsi ugomba kuba professional. Ese professional in network marketing akora iki? Number 1, kintu akora ni uko agomba kwandika byibuze hari ijuru y'abantu 2000. Start with a name list. Ugomba gutangira kwa name list. Ukaba ufite igitabo, ugomba kuba ufite igitabo kirimo contacts, a name list. This is a book of name. This ikindi gitabo kirimo amazina y'abantu. Start like this. Nimbwira ngo mu network marketer pro, gerageza ugire ikintu bita name list. Urageza kugira name list, ubaho ikintu waza gukora, ntuzajudge umuntu n'umwe. Anyone uwo ari wese. Tuzana mu minsi rero zazana uko bakora name list. Tuzana no gutanga n'abantu baba professional, niba tuzaganira ubutaha how to do a name list in general. So hanyuma they committed to adding name to their name list daily. No, iki kintu bafite aba professional nuko buri munsi list yabo igamo iki ijyamo amazina y'abantu. Yani magambo tuyita active candidate list. Ahagiye hose n'abantu abashyiramo, yagiye muri chat n'abantu arabandika. They make a point because they have many options from their list. Ubwo ikindi bahora biteguye umunsi ku munsi, bahora na discipline, bahora bagaraba ngo bahora umunsi ku munsi bari play, kuko ntabwo bazi neza uwo ari buze guhura. Uwo uzi kurada wese baraganira, amugira discipline, amugira ikinyamupfana arangiye gute, amwaka contact agashyire muri name list. How to make a name list? Number 1, start with uba ugiye gukora name list cy'ukora n'ikindi. Urabanza ukandika abantu ziranye nabo. The same iyi business dukora network marketing. Nujya kuyikora ntagomba gutangira ikanaranye. Ugomba gutangira n'abantu ziranye nabo. Start with the people you know. Kuko biragora cyane ko wabwira umuntu utazi. It's more difficult calling strangers. Kwamagana umuntu utazi biragora cyane, bisaba indi level ya professionalism muri network marketing guys. Nabyo tuzajya tubiganiraho. I'm social, as long as you make subscribe kuri Wise Pro, you learn more things about our career, about the network marketing profession. Uzabyiga byinshi cyane n'urabuka uri kuri iyi Wise Pro channel. Out of every random list of 10 people, there may be one just waiting for you to discover and develop them. Bivango abantu 10 mu munsi ku munsi
groupe z'abantu baba za WhatsApp z'ubukwe mu muryango urimo abantu tumuhura umunsi ku munsi abantu ushobora gusanga harimo umuntu umwe utegereje ko umuhindurira ubuzima, ushobora gusanga harimo umuntu umwe ucuruza ikarito y'umuzungu uzaye ku muhanda ushobora guhindura ubuzima. Shimira cyane upline wanjye wanyeze business opportunity ya network marketing at the first time, warakoze cyane, thank you very much, I appreciate you. Uyu munsi n'undi we kubera ibyo kubera opportunity wampaye iyo bitaza kubaho ntabwo ngumva ndi uyu nguyu ntabwo wazi no prepare yarabayeho. I appreciate you. Hanyuma mbere ngo don't prejudge anyone, don't play God and decide for others, please don't prejudge in this industry of network marketing. Muri mwuga turimo network marketing, ntukagire umuntu n'umwe urimo katakora ibintu, ntukagire umuntu n'umwe udiscrudinga cyangwa se ushyira ku ruhande. No, everyone sharing opportunity, buri wese mwereka opportunity, buri wese muganiriza, buri wese mubaza amakuru, buri wese umwana. I'm so sure there is anyone who wait for you kuba yabona amahirwe aturutse muri wowe nkuko natwe byari bimeze kandi byara. We used the moment joga to at least 20 names from each of those categories. So ngiye kuguha ntuze uburyo inzira, ngiye guha umuyoboro ugiye gucamo niba ugitangira network marketing ugiye kugufasha gutangira umwuga wawe neza. Nyemera mbikwereke one by one ni izenzi ugiye gucamo, hanyuma turasoza ngo umukoro n'ubukora kandi abizi neza ko biraza gufasha, bizakugirira akamaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niryo baganye nakoresha muri network marketing, nakurikiranye ibyo banyigisha byose ngira nkagenda nashyira mu bikorwa, byatanze umusaruro. Social nine utangira ukabikora bizatanga umusaruro, ushobora gutanga umusaruro biruta ubona wowe nabonye kuri wowe tizatutuyo. Hanyuma tujye kureba icyo bita category reminder method. Reminder niba tugiye kureba uburyo ugenda ukarasa abantu mu byiciro bitewe n'aho mwahuriye bigufasha kwibuka abantu. Category reminder method. Ibi bintu nimba uri umuntu network marketer, please share to your team. Bishyirwe kuri team yawe. Number 1 ni baje umuryango wawe. Write down, andika abantu bo mu muryango wawe bose uziranye nabo. Number 2 umuryango wawe, mama, papa, bakuru bawe, barumuna bawe, uncle, tante n'abandi bagiye batandukanye, abo bose byibuza andika 20. Number 2 high school, wize secondary school, wize secondary, wize secondary kuva senior na kutusinya 6 wiganaga n'abantu, gerageza ukuremo abantu 20 byuzuye gutubandike. Number 3 college and university, niba wize muri kaminuza hano wize ukeneye bizana 20, gerageza andika 20 muri kaminuza wize, uzajya kwenza 20 usanga nabonye 100 usanga nabonye 1000 cy'abantu biganye ngo muri kaminuza. Okay. Number 4 hari akazi wakoze, post work, how many job have you had? N'akazi kamwe cyangwa gutoha waciyemo wakoze ahantu hangana iki, abantu byuza gerageza mu bantu 20 urajya kwengeza kubandika noza utotangiye kugira gute watangiye kubibuka. Current work, akazi kuri uyu munsi gerageza byuza andika mu bantu 20. I'm so sure uzajya kwengeza mu 20 kubandika hamaze kuboneka abantu benshi kandi cyane. Network marketing, it is daily life guys. Network marketing is not complicated. Network marketing ikomera ryari, ikomera igihe wayibwiwe uri gutekereza kugira ngo yitangire. Ariko muri network marketing is not very difficult. Wow, it is very simple but it is not easy. Ntabwo yoroshye. Then hanyuma wedding list, abantu bagutwereye mu bukwe cyangwa se hashobora kuba uri muri groupe z'ubukwe, abantu bose bwo bakeneye opportunity, neighborhood, abantu muturanye, abantu muzaturana, abantu mwaturanye. Think about that. Abantu mwaturanye watuye, hari muturanye umunsi, he na muzaturana. Uyu munsi abantu bose hari abantu tegereje opportunity kuri wowe. Just what you have to do is this, connect to is there. Right there when you bandike muri cya gitabo. Then clubs and organization, mango hari ahantu uraguturana n'abantu ugahura nabo. Abantu bose nyabona gerageza kuri abantu bakigiye kutubana gukora siporo. Hari abantu urana muri siporo, ujya muri gym, ukina wenda basketball, ukina volleyball, warayikinnye se cyangwa se uzanayikina, I don't know, but what you have to do is this, gerageza kuri abantu bari buke muri abo bantu uzafasha kugira gute guhindura ubuzima bw'umuntu cyangwa se ubundi. Touch abantu muri ako touch cyangwa se kuki ku rusengero, hari aho usengera, maybe uri umuvugabutumwa, uri umukrayisiti cyangwa se muri korali, umudiyakoni, niba kandi utariwe hari abadiyakoni uhabona, write them down, bandike mu gitabo. Professional associations, hanyuma location, reka turi kuri location, ahantu abantu batuye. Maybe hari umuntu utuye Dar es Salaam, hari umuntu utuye Nairobi, hari umuntu utuye Kampala, hari umuntu utuye Kigali, ushobora kuri mu ntara kwa network marketing, hari umuntu utuye Kigali, ushobora kuri Kampala, ushobora utuye Kigali. Nyabona talk with them, write them down.
abantu n'inshuti kandi bazakugira akamaro muri network marketing guys. It's up to you. Ngava tuchuzi Lusaka, Zambia, Kinshasa mu DR Congo. Okay, Central Africa, South Africa, Cape Town n'ahandi hatandukanye. Nyabona Bujumbura mu Burundi. Abarundi basuje cyane. Subuza umuntu bita Shimana Diodone, how are you? Then hano hose nabwira ngo hari inshuti, hari abavandimwe bakora business kandi bigakunda kandi cyane. Vocation, imihamagaro. Hari umupadiri uzi cyangwa umasera, hari umucamanza cyangwa se umuavoka, hari umupasiteri, hari umuntu w'umuganga uzi. Yes, abantu bose harimo abantu b'ingenzi kuri wowe mwazakora business, wazaheza product zawe kandi zikagenda neza kandi cyane. Then what else is this? Expand your name list. Buri munsi kandi ugomba gufata name list yawe kugira ngo ikabihande rwawe ku munsi ahantu musaho ukagira gute ukabandika muri cya gitabo cya name list. Buri munsi ugomba kugize gute iri iruhande rwawe, hanyuma kumubwira ngo tukagenda ushyira mu mazina umunsi ku munsi kugeza igihe ntazi. Umuntu ugomba kumwandika kandi ukamugumana, ugomba gusura umuntu umwe gusa, umuntu wapfuye. Ariko umuntu ugihumeka agomba kuba ari mu gitabo cyawe cya name list. Igomba haramenye ugo cyangwa se intego ugomba kwiga umunsi ku munsi. It is this. Gerageza kugira intego kuko bagomba uzandika abantu babiri buri munsi muri cya gitabo cya name list. Ahantu ujya hose uhura n'abantu, igiye muri church, igiye mu isoko, biteze iyo uri mu muhanda ugenda uri kuri WhatsApp, kuri Facebook, ahantu hose uhura n'abantu bagiye batandukanye, ugiye mu birori, mu bukwe, ahantu hose uhura n'abantu. Beta wade mudara na abantu b'ingenzi cyane bazakugira akamaro mu buryo cyangwa se ubundi, abantu b'ingenzi cyane bazagira akamaro mu buryo cyangwa se ubundi. Guys, turi mu isi isi tugezemo ni isi ya connectivity. As long as you take a time and be connected, I'm so sure you will make a high money, you will make more and more amount of money. I'm so sure you will change your life as long as you do that. Guys, turasabye hano hariho mwakina gutegure na kwego gerageza uyu munsi tumara kumva iyi video, uyu munsi tumara sinzi ko uyumvise ryari, ariko umunsi tumara kumva ino video uri umuntu network marketer yavuze kuri ngo gerageza fata amazina 20 uyandike, shaka amazina 20 urwandaza kwandika muri cya gitabo cya name list. That's number 1. Number 2, gerageza buri gitondo kubyutse uvuge ngo hello ku bantu 100. Gira abantu 100 usubiza buri munsi ubikora icyumweru, ukora ukwezi, ukora amezi 3. I'm so sure uzasanga ufite abantu benshi mu byukuri mushobora kuba mwagana ku byo ufite byakugirira akamaro. Sivuze ngo n'aba network marketer gusa, niba ufite iduka, niba ufite icyo waba gucuruza cyo cyose gukenera abakiriya, ibintu nubikora uzatwactinga abantu bazi bakugurire. Guys, ntabwo ibireba aba network marketer gusa, but for everyone who do their business. Then hanyuma gerageza byibuze umuntu wagize watanze comment kuri wise uri mu pro, watanze comment, shaka contact ye kuko uraza kuyibona. Watanze comment kuri wise uri mu pro, shaka magira kigenda kandi akarangira gwaye contact. Why not? Gerageza ugire gute ukora ibyo ngibyo. Guys, I love you so much. 2 or 3 again together nothing will be impossible. That is my motto. Abantu batatuiteguye kuba bakorera hamwe, bafite intego kugira gute kuba bakorera hamwe, nta kintu kimwe cyagira gute cyabonanira. Yiraye ziri mu pro tuganira kujyanye n'uburyo wakunguka inshuti y'abakiriya bazakora nawe muri business yose waba uri gukora. Ngwizo kuri ngo birashoboka kandi cyane, ariko dukeneye kuba hamwe. Nanjye nabwira ngo do subscribe kuri Wise Dream Pro ujye ukurikira ibintu byacu umunsi ku munsi mu buryo cyangwa se ubundi, ushobora kuba byagufasha kandi ugafasha n'abandi. See you, I love you so much.